naje gutwika namara ko umusitari nkuko Esther namugize umusitari uzatangira kubyina. Ese yuko wamugize umugore ni uwo ngo arakwikundira gusa navuze ni ngwino nguhuze nawe muganire birangire witahire wisubirireho wavuye. Ngaho so ubu ngubu ntabwo arasiga inzara agiye kumusitari atangira zisiga nkuko Esther akora ku manywa na ninjoro agasiga inzara. Ubu nawe uzatangira ubyimba gahanga ugera uti ngaho suza nzovu rero nkuko ubigira namuhobera suza nzovu amarasa ni ku itegeko ryawe twebwe turi intuza tuhana amahoro ya Kristo oya mukiza bava ngo muhana amahoro ya kiganiro n'uvuga agaciro sohokamo wigendere rwose uragayahorane iryo jambo rikubona ngiye ntabwo abamukubise banywa mukaru n'abanywa umogi uzanaberekana ariko bari wabivuze kandi nabivuze ebekese oya babukubise ng'impyiko oya nimo kavuga ibyo bintu ntabyo navuze dusubira mu magambo ku buryo n'inzego navuze yuko abantu bamukubise ni mukaru ni icyayi cya mukaru ko mbavuze mukaru wagahambirwa we ntiyayiguye turi i Musanze ugatangira ugasinzira bamuhaye mukaru uzi ko nayikurura agatangira agaseka ubusa cyangwa ubugira ngo mvuge. Wicaye hagati y'abagabo babiri bahuriye ku mugore umwe wabasha kuryamana n'abagabo babiri bombi kandi mukajya babasha kwicarana neza nta kibazo bose ukabatwara kimwe bonyine na 30 tujemo epike z'igiciro tuza bonyine ubwo ni kakajana ugahita wigendera none akabatendekera. Bihe byiza kuri mwese tugenda tubana umunsi ku munsi. Iyi ni Epic Media TV igihe nitwa Tiote mani mwagiye mureka tugakora akazi mutuje ubwo dutangiye na 38 twagiza na 58 twagiye uwo mwanya wo guhaguruka wewe watangiye wamaze gutwika uwo mwanya wo guhaguruka yes mani watuje mani muri kumbangamira wese bakura yes ingarukanye na kapo yacu ejo babashwanye n'ubundi be nk'ibisazi byose namaze kubifata nkaho ubundi wafata pateri nzovu yurebye pateri ukamureba wowe muri wowe na pateri yuzuye aruzuye nge nago nese bikora kwa itutsi kuzibu urumva uri buvuga bikumvikana pateri yimurebye umubona gute ni umuntu w'umugabo nta mugabo muri mavugisha kuri guko avuga kuri hanze oya ni umugabo pateri sinzamutuka sinzamera nk'imbici zimutuka ngo nimbwa ngo nice babarira nakubesha nabonye umuntu nzovu yemera ko basangira umugore bagatuza bakaganira byagenze bite oya nzovu bahana amakuru rero nagiye gukora ahantu nzovu arambwira ngo vuga ngo kuko niba udakunda pateri gira gutya ngo mukarabe neza ko kinabigushutse ukabikora ukamukaraba urumva aragize ko ufite uri umugabo ufite ubwenge tukiba mu kiganiro ese muhamagara ngo mwumva ngo pateri ngo ntabwo bizi Esther ngo gutya na gutya ngo barabara ariko nugahisha umwana wanjye ibintu nk'ibyo ngibyo yes ndi kumwe n'umukobwa amaze imyaka kuva najya kwica nakomeza mpamagara ambwira ati wambara ukamuzana nzo ikintu cyantangaje nuko atigeze namubona ngo ndamusuhuza. Ubu naje gutwika namara ko umusitari nkuko Esther namugize umusitari uzatangira kubyina. Ese yuko wamugize umugore ni uwo ngo arakwikundira gusa navuze ni ngwino nguhuze nawe muganire birangire witahire wisubirireho wavuye. Ngaho so ubu ngubu ntabwo arasiga inzara agiye kumusitari atangira zisiga nkuko Esther akora ku manywa na ninjoro agasiga inzara. Ubu nawe uzatangira ubyimba gahanga ugera uti ngaho suza nzovu rero nkuko ubigira namuhobera suza nzovu amarasa ni ku itegeko ryawe twebwe turi intuza tuhana amahoro ya Kristo oya mukiza bava ngo muhana amahoro ya kiganiro n'uvuga agaciro sohokamo wigendere rwose uragayahorane kandi nzovu ndikubona umukecuru mungana uzajya umuntu wita umukecuru wambwiye ko utari nyina wa nyina cyangwa nyina wa se wewe wita abantu ngo abakecuru iki urabona gute se nzovu si umunyarwanda urabona tuzi atameze neza ariko wabaye imbwa inde uyu mu kiganiro ntiwabivuze imbere ya kamera ariko ibaze imbere ya kamera ukita umugabo ngo imbwa ngo ni wa muntu udahaha ariko njyewe nta nkweto yigezamo Esther akwiye kugura box
bogisa ahubwo yaje iwanjye arayiba ijyana iwe itamukwiriye yeje mudera imaye narakwibye waje waje ugarama kuri maturange naguze 120 hafi 130 uraza nkumasa ngukora mu mutwe watangira urasinzira uhita ufata fie noza ivete yangore bogisa ebyiri mu mase mu mutwe n'umugore oya uyu ngwega ntabwo ameze nk'abandi bigurishije amajoro cyangwa kumanywa bajya muri zaga bakamwizaga bagasinda oya masesta ayigama ese muko kutuje toraguramo izo ndahubwo izenda ngeni woto witwa nde cyangwa uri muri babandi bava mu giturage bitwa basteri bagiye kigali bakitwa Esther ubu nawe urabona ukuntu yorobetse ubu ni nk'iminsi nk'itatu gusa yahita yinduka isasu wavuze ugaturika bikarangira ko nta mwanya turi bugoye hano ngo ujye kuvuga wavuze akazina kiwe ejo nitwa Irakiza Liliane n'abakora ntfanza yitwa Lili noneho haronzi umva urasubiza iragisubiza ariko nanjye mu bana banjye mfite umwana witwa iryo zina witwa ngwiki nimba ari igisubizo nitaga amazina mvuye kwinkwenzo noneho kubyarana na nzovu mana uretse turebe kubyana na patero uwo mwana ewe twe tuzabyara umwana tuzabyara umwana kwita unywa mitsingi akanywa amusiteru kanywa ikituru azaza amansura nanyu mwamwise turuba yamansuye yaba umugore mukamwita henike ariko uziko kizira kuba uri umugore utwite ukanywa inzoga ntabwo bira bintu byemerwa mana none se kwera iki abagore batwite banywa pirimo buriya ndeka nkubwire umugore utwite ntarya urusenda ntanywa inzoga icyo byangiza umwana mu nda mana kwece umugabo iyo umugore watwite anywa inzoga akarara mu kabari akaza yita abana ari amazina wese bari abana bawe uzi impamvu se buriya ngewe ndimo kumedita nanyweye icupa umwana wanjye mwita neza nanjye rero nanjye iyo ngiye gutera inda Esther sinamuteye inda ndi muzima nanjye Esther namuteye inda nasinze ubwo se umwana ntaza abo bana mutera inda mwasinze ntabwo mushaka gusambana muri bazima ntabwo mushaka gukora ikintu mufite nawe yabisize ina byasinze ugendera kuri so nzovu nzovu ibyakoze kera nibyo uzagenda nese nibigenderaho risogokuru wanjye ubwo se niba yarabikoze muri 80 wowe kiri muramusimburaho n'igi rero urumva ngende isogokuru wawe bajita ngo rorumodo uko ngo nzovu ni rorumodo wawe nzovu nanaga amazina y'abana bose ayazi barabana shiraho 10,000 nyakubwa ndashiraho 5 bizane y'umuntu abifata uvuga amazina y'abana be bose yayashizeho yake Alice bose kuri mobile ibaze kuri ebeto ari maramyinyigirika gute se yashireho barabana warababyaye barabana warababyaye Sandrine irindi zina rya Sandrine iradukunda uwa kabiri yitwa Elisa Tuyisenge uwa gatatu yitwa niyo gisubizo Eliya uwa kane ye kuko amazina yanjye yitiranye uwa kane yitwa Irene irindi murinda habi ntabwo nzovu yamenya amazina y'abana wowe uzamenya abiyi wawe ndi yose ndayazi afite umwe ariko nzovu nayamenya uwa kane nzovu yabwise yagiye Irene murinda habi nirene murinda ako murinda habi wagwa habi pe murinda habi babira bakugera gakangaye nabo yabwo bwitonze bwa aso wamenya abagore abana babyo umugore wawe uyu se ni uje kurongorana na nzovu cyangwa uje kuko ari umufana wawe kuko ukunda ubusambanyi ushyiramo kurongora none se aragushaka wavuze ibindi agenda wowe urashaka iki uramushakira iki ufite pateri uramushakira iki nzovu nzovu ndabibwira mutoni ko ashaka nanjye nicyo mushakira okay nzovu ndabibwira mutoni uyu nguyu nyine buri wese aza muri ubwo twari tugiye kuvuga ukuntu misiyo yawe abantu bagera i Kigali bagahindura amazina ngewe hari umudamu nzi aba mu Gashyekero yitwa Mukamana ariko yageze arahindura ngo yitwa Marina natekeza Marina umusereveri Sodoma na hehe ariko kuki muhindura amazina we aje kwita nde urabona nitwa Irasubiza Liliane Esther nawe yavuye iwabo mu Ruhango Nyarusange ageze i Kigali yitwa ngo Esther narwo yanjye wabyiyise yageze i Kigali akaba
ni kwa ko nibahindura amazina bayizi Esther ntabwo azi kwandika izina rye ry'ikinyarwanda nta nubwo azi no kurivuga yagakiye mu gatanu nta nubwo azi kwandika Esther mu cyongereza Bazanakurabura. baretse epike Zanikaye nkwereke hano. meza Zanikaye telefone nkwereke. muri message Zanikaye. uzana umwandikire Na- Esther mu cyongereza Yes. Esther mu cyongereza Reka mbivuge. Ehe. Ni Ehe. na sa Ehe. na ta Ehe. na ha Ehe. na na ra. vuga izina Se rya mu yabikoze. kinyarwanda Ni na sa na i na ta na none na se twa Esther gusa Esther. na rya kabiri ugira Esther Tuyishimire. sitwa tuyishimire siteri Shimana siko uri reka twumve ino njiji Reka mbabwira akandi wanza- kantu. watuzaniye Nambabwiye akantu tonde wowe wanjije uyu yakoze akazi ko mu rwego agakora umunsi umwe baramwirukana yarabimbwiye uyu nguyu Esther ibaza abandi nta n'iminsi ibiri ba Esther bari abakire kamutera akagostori Ibyo gakeya se birabareba. Ibyo ntabwo. none se nzovu niyo mpamvu wamwirukanye yari yatangiye kwishinza kuri bosi wawe oya yari akiri muto icyo gihe ntabwo iyo mpamvu ndera muzambisubiramo abantu bazakoresha abakozi bajya mubwira mubereka akazi ko mu gukuntu kamera umuntu avuye mu cyaro murafata amazi akajugunya nyine nka mu gitaka agafata umuyaga kubura urabwira umwana avuye mu cyaro ngo abyuka atorosha aramenya atorosha ari ibiki akwesta none se nasa niba bikwigisha oya uwo mama yarambwiye ngo mbyuke mu gitondo ngo nkoropa ngo nkonorosha ngo nunganye n'abana banywe icyayi bajya ku ishuri Utabashije kandi kugutorosha njyewe ni sinari iki? mbizi rero ndaye ndiryamira ubwo nicura saa 4 z'amanywa se wagomba kubaza ukabyuka mu gitondo wizinduye ati gutorosha n'iki byose akabigusobanurira Ariko, reka nanjye mbasona aho hantu hari abakozi bavuye mu giturage bameze nk'injiji nanjye hari umukobwa narinzi baramubwiye ngo ibishyimbo kugira ngo bishye vuba ushyiramo gikukuri ugashyira no mu isombe none agira ngo ni ibiryo byose none atetse umuceri ashyiramo gikukuri ubwo umuceri wese uba potaje ibaze vurema ese mu cyaro baba batarya mana ntabwo ubizi mana nase gutorosha umwana wowe misiyo yakuzanye niyi nyarujindi se kutamubwira nicyo ndi kubaza misiyo yakuzanye yaje ni nkuko nanjye naje nshaka naje nkuko indese ubwo murajyaho niba yiba mubeshye kayusi ko yasite bayimwegetseho n'igisambo ni ibisanzwe bimurenge twagiye ikiganiro atanzwe ndakwikundira ntabwo nkunda ngo mukurikirane ikindi kintu mwegereze mikoro avuge se wavuze cyane urarwa kuvuga cyane kandi ngo bimeze bite njye nzovu ndamukunda namukurikiranye kera agikina muri filime we na Knowless guhera icyo gihe Knowless kuko nk'inzoga bita Knowless nakinaga filime wowe uvuye he Knowless se yakiranye filime na nzovu rya oya ngo nakundanaga n'umuntu hoya hari filime wigeze gukina nkundana na Knowless hoya ntago mwakundanaga cyane uko uzi ko nkwa Knowless wisubwa ko nkunda Knowless hari filime mwakinnye antuka n'aba Knowless barimo Knowless ya kera harimo filime ya kera bahitaga ahanira kubaho harimo Kanyombya nyina wa Mbogo Samusure Nyirankende n'abandi ba Nyirakanyana ariko nshobora kuba mwitiranye na Samusure ariko nzovu nshobora kuba mwitiranye waje uri umuvana njye ntabwo ndi umuvana njye navukiye ku Muhima ni ni izina ry'Imana usibye ko nyuma ababyeyi banjye ubuzima bwaranze dusura i Nyanza bakakuzanira umuntu uyu se yabaye iki nyamara uyu ashobora kuba adasunda aho mwagiye muri ubu mbere yuko uza hano uhindurirwa ubuzima wari umeze ubu nibura ubona uje guhindurirwa ubuzima hanyuma wari umeze gutya ariko oya ariko nzovu navuze ko indi ngo niwe ugiye kumubera mesiya navuze ko nta mukobwa nzongera kuzamura ngo nazamura aransuzugura akagira gute ubwo umugore wa nyuma nazamuye ubuzima kuri social media bivuga amagambo menshi uyu mwana reka mbikubwire nimba afite ibibazo namufasha ariko kwa ngo tuze dukorana ibiganiro cyangwa ibiki yigendere yarajeje gusumbura Yesu kuko nukwanga ibintu nibibiri nimufashiriza inyuma ya kamera arava kuri kamera umaze kuvugana nyuma ya kamera niba wumva bamuzamura mu biganiro urakomeza umusapoti yigendera cyangwa aguma hano murebene mubwira ntagurukure we n'akanyasha oya ntabwo ibyo bintu njyewe narababwiye nti nushaka umukobwa mwiza uzajya muri etaje kwa rubangurira abakobwa batambuka
sibyo uravuze ngo ntabwo ari mwiza muri make. oya erega pateri ntuzabwire umuntu waremwe n'Imana ngo ntabwo ari mwiza kandi umuntu Ni mwiza kuko ari mu ishusho ryande ry'Imana uzi ko usa nka Yesu ahubwo jewe uri umuzungu kandi nawe uri umuzungu none se rero uyu mukobwa mu mwihorere uramuzamura ntabwo njye wamuzanye nta nubwo nigeze muvuga mu biganiro sibyo nta nubwo namuzi oya ntabwo namwihakana uyu so wamuzanye aba twazamuye badufata gute reka mbabyize ukuri y'abagore bose bameraga nka Dusabe isi y'abaparadizo uzi impamvu mbivuze yakamwana yahuye n'akabazo ako kabazo uvuga baramukubise nese bamukubita wari uhari yarahamagaye mu Sodoma ndi kumwe n'uriya komeza mwana urumva bakimara kumukubita urumva ninjye baraguhamagaye ninjye batabaje siko umutipa wamamaye umukiga amaze kumukubita ninjye wahamagaye ntabwo ngiye ngira iryo jambo rikubona njye ntabwo umukiga none se abamukubise banywa mukaru n'abanywa umogi uzanabereka bari babivuze kandi nabivuze bekese umogi uzabereka oya babukubise ng'impyiko barazi oya nimo kavuga ibyo bintu ntabyo navuze dusubira mu magambo ku buryo n'inzego navuze yuko abantu bamukubise ni mukaru ni icyayi cya mukaru ko mbavuze mukaru wagahambirwa we ntiyayiguye turi i Musanze ugatangira ugasinzira bamuhaye mukaru uzi ko nayikurura agatangira agaseka ubusa cyangwa ubugira ngo mvuge usibe gukubita kunda ariko se mwese muyifitiye impuhwe uyu mwana ari mu mibare uyu mwana afite ibibazo azasunda ese yaravuze ngo umwana indamuka mubyaye ngo yasunda oya gihe kiri kunanga umwana mwese mufitiye ibaze ko umwana arimo arasura ari mu nda nzavumvisha ngo gukubita kunda buranza bagira impuhwe mana umwana se ashaka gukubita kunda iyo nda ikavamo yakunzavu uyu mugore mungereze Sodoma umwereke umujyi umutembere yamugeze kwa Mutoni yamuhitana Mutoni umugeze Sodoma cyangwa kuri umugore byeri ameze neza nese ukora iki mwotse ngo nakaze mfite ariko nzovu yakotsa mwotsa abaye burushate cyangwa ceceka nawe ceceka uransabira ikizi nzovu nzovu nabarisabira wakwashe kwa pla ntago abantu bose bakora kwaje kwa nzovu rero ntakira umuzasha ubwo biraragiye ushaka nzovu karaba nzovu kubuntu bwe karaba nzovu ku iyo nyamura yigaburira muri iki kibuga nkahita nkotsa nkagira gute wumva ko n'abandi urabona ozo systeme kuno bayita bayita systeme Noheli we kuri Noheli niwe bazana akahita abona Noheli nta mukobwa yazamura abokereza inyuma ndetse we yabanje akizamura uzayikigana akora wenyine kirebwa n'abantu 13 20 ntibarenza 30 nzovu rero reka uno mukobwa tumushyitse Sodoma tumwereke yaza kurimo gukora ku bibero by'abandi tumwereke amajyana y'amajyepfo amajyana amaza tumugeze hano mu kobo uhita umusasanura neza wa mugani wayaka umusamure hanyuma njye ikibazo nshaka kubaza n'umenya nacyo gishobora kuba ari icya nyuma ngiye kumubaza kuri we wicaye hagati y'abagabo babiri bahuriye ku mugore umwe wabasha kuryamana n'abagabo babiri bombi kandi mukajya babasha kwicarana neza nta kibazo hose ukabatwara kimwe bonyine na 30 bonye tujemo epika site kiriyatuza bonye ubwo ni kakajana ugahita wigendera none akabatendekesha rega kandi njye kukwigisha ubwenge none se nawe uri indaya indasiki ese kuki wumva ko umuntu ari indaya si ibintu bishoboka ngo barenze bose ukabatendekesha neza nkuko Esther yaradufashe atugira nk'akareti arakumena nk'igi ariko nyenzi kubatendekesha neza ngo afashe abanyamakuru tutongera kuvuga amazina cyokora
umunyamakuru turi kumwe ngo we yamenye ubwenge arigendera asigarana na babiri barongera barakabagura none ubushize bari baguze ngo amakesi 3 amafaranga yarabashanye bagura utu nawe wari uhari oya nawe wari uhari uwo munsi icyo gitondo ziriya nzoga ni njye wari waziguze hano i Kigali waguze inzoga 12 wari ufite ubushobozi bwo kuzigura nyuma yawe yaragarutse agura izindi se oya ntabwo ejo bundi ntabwo ni operasiyo yindi yindi yarutse gufatiramo dorori mu gitondo atagura agace ka kazi nahise bimenya hariya buriya kugira ngo ufate igisambo uragitega uriya nanjye naragiteze kiriya gisambo ariko ubona nahise menya ko tumenya ko yaharaye twese twari duhari mwese mubona nabyutse nsanga muri kunywa generale sinanabizi nyina none nasanga se buretse abubwira nuza inzovu mwaravugaga ngo abanyamakuru ngo baraharaye ngo barara babotsa Pateri noneho nawe yaje kurara muri urwo rugo ari kumwe na Nuza n'uwo munyamakuru mwararara bagura amakesi 3 Pateri itonde operasiyo ya mu gitondo itivu ya mu gitondo udusanga mu nzu ari nabwo nasangaga wansanze kubera icyokeye cyangwa iki kuko wansanze Esther yaramaze numvugire gusiga atetse agatoki numvugire wansanze nagusanze mu ntebe niryame mu ntebe mu ntebe nasanze utaryamye nicaye ahubwo nibwo mwavugaga ngo uriya mutipe wundi uriya mugabo ufite tubicara tujya dukorera we yaryamye mu ntebe yanayipfumuye yanatebe ahubwo iriya ntebe mubanze muyikoresha oya Esther naramubwiye ngo Esther niwe wayipfumuye cyane undi yari ipfumutse Esther niwe wanze none kuyikoresha zirashaje mana ziriya ntebe za ntebe ni izaho ugomba kuzikoresha cyangwa zisamburira izanjye nge buranzavugisha ukuri Esther tunabana nta ntebe twari dufite intebe imwe Esther yazanye ishaje arambwira ngo azinsigiye azime ndazanga azi undi umukecuru agiye kuzigurisha abana nazanga uwo mukecuru yahise abitwara yego hanyuma rero Liliane wa mukobwa we abantu urababonye ndasinzi nari ubwa mbere abonye cyangwa ari ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu simbizi ubabonye ute babonye nyine nkuko bajya bagaragara kuri kamera n'ubundi ariko bameze bagaragara bate kuri kamera uko bagaragara nyine Nzovu nagucike ntabwo nzi uko bagaragara kuri kamera ariko Nzovu nagucike ubafata ute ariko uyu muntu wamwiteze uvuga iti barenze babiri arenze ba Delphine Nzovu nagucike patejyana Nzovu na shira ku murongo yego yego bebe wanjye nguyu umwana cyangwa urukundo rwanyu kubera yebyo